ndakubwira nti ko mbonye umukobwa wa Ndimbati ntago wamufasha ngo mukoreshe ikiganiro abashe kuba yahura na papa we ntawe uranyemerera harambwira ati Ndimbati twavuganye ati papa ati aranashaka ko duhura ahubwo icyo ndi kwibaza none ni kimwe Ndimbati aremera ko uriya mukobwa ari uwe wowe ngo ku myaka 6 wahise umenya ko papa wawe ngo ari Ndimbati gute bigenze bite yewe izina nabwiwe ni umwana none reka nkubaze kabona uri kuvuga ngo uri gutwika umukobwa we kweki wumva watwika ugatwikira kuvuga ko mama wawe uri ya Ndimbati ari papa wawe Ndimbati yagambye kuri telefone mwavuganye se murumvikana basi umwumvisha ko uri umwana we arabyumva cyangwa twavuganye tuvugana nyine ukumva ari kumbwira ngo wasanga ari byo namubwira niwari nyine mu mujyi mu gacyata akambwira ngo wasanga ari byo te ntabwo nabihakana ariko reka nongere mbahereze ikaze bakunze wa Slim Jesus TV nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese hano niho haba habera byose kandi byinshi bigiye bitandukanye so uyu munsi ngarukanye n'umukobwa bita Mimi mujya mubona kenshi gatandukanye tujya tumukoresha Mimi umeze ute meze neza ngira ngo nawe urabibona umeze fresh nifunze bukwasi cyane kabisa mu kawaiti ka fresh uri kukabona ewe gawe cyangwa nagakwiye waseka ambyihorere n'ibanga Mimi karame rero gikora ikiganiro ejo nakoresha umukobwa ikiganiro umukobwa ngo Ndimbati avuga ko umukobwa Ndimbati yatsabye ikiganiro ngo n'umukobwa Ndimbati ngo arifuza ko yahura na se ariko nibyo umwana bagomba guhura na se ariko nyuma byose ikiganiro cye cyame nabonye nakibonye kuri channel yawe nanjye yarabinsabye nkuko yabigusabye ni nawe waduhuje ndagira ngo dusona abanyarwanda uriya mukobwa ibyo bimeze biti no kuvuga ngo ngewe uriya mukobwa rero urabizi nka Mimi nyawe ntuwe nkora ibiganiro bisanzwe kandi haba hariho na nimero ya telefone umukobwa yarampamagaye ambwira ko akeneye ko twahura turahura aranganiza ambwira ubuzima yabayemo twahuriye Indera hari famiye nanjye nari nagiye gusura turaganira arambwira uko ubuzima byagenze ambwira akiri umwana ambwira ukuntu we yagejeje igihe cyo kujya kwiga nk'abandi bana bakamubwira ko agomba kujya i Kigali akajya guhiga Ndimbati akamurihira ndamubwira n'ibyo bintu ndamutse nshyizeho kamera wabisubiramo arambwira ati nabisubiramo ko mfite agahinda kenshi ko kuba mbayeho ntagira papa kandi ahari yitwa ko ari n'umuntu ukomeye wabasha kumfasha nkiga n'umwuga basi nkabasha kwibeshaho ndamubaza nese ikintu kikubabaza mu buzima ni ikihe cyo kuba arabaye utagira papa wawe sorry arambwira ati ikintu kimbabaza ni uko ubu ntazi gusoma ntago nabasha kugera ku cyapa ngo menye ngo ngiye aha kubera ko ntago nzi gusoma ntago nagize amahirwe ambwira ukuntu yagerageje gukorera amafaranga akigurira inifomo n'amakayi ajya ku ishuri ngo ababyeyi bajye kumwandikisha mama akabyanga akamubwira ngo ajye guhiga Ndimbati amwandikisha ndamubwira nti rero ngewe nanjye ubwanjye nibwo nkitangira ndacyari mushyashya ntago ibintu bya YouTube ndabimenyera neza ariko mfite mushuti wanjye yitwa Slim Jesus umaze gukomera urebwa cyane ndaza kubahuza urebe ko yagufasha akaba yanakumanaginga akaguhuza na Ndimbati kuko we abaziranye n'abantu b'abastari benshi nibwo naguhamagaraga buriya naguhamagaye turi mu kiganiro ndakubwira nti ko mbonye umukobwa wa Ndimbati ntago wamufasha ngo mukoreshe ikiganiro abashe kuba yahura na papa we ntawe uranyemerera ndamukoherereza namukoresheje ibiganiro bibiri ikiganiro kimwe kiwe bwite ndongera mukoresha ikindi kiganiro avanye abana ku ishuri byari ku wa mbere ndabyibuka ubwo ngubwo ndamukoherereza nawe wamukoresheje ari ku wa mbere kuko nge namukoresheje mu gitondo wamukoresha nimugoroba araza nyine nawe akora ikiganiro nk'ibisanzwe nyuma aranampamagara kuko namuhaye nimero zanjye harambwira ati Ndimbati twavuganye ati papa ati aranashaka ko duhura ndamubwira nti nta mahirwe akomeye cyane
kuba udakoze ibiganiro byinshi papa wawe ni umunyamutima kuba ahise agira ate anakwemerera ko muhura ahubwo njyewe natunguwe n'amakomenti nagiye mbona ku biganiro ku kiganiro cyawe bamwe bavuga ngo abantu ngo basango nta kintu bapfana abandi bavuga ngo Ndimbati ngo yahoze yitwa Ndimbati noneho ndibaza ni se none koko njyewe uko yambwiye mukuri kwe yambwiye ko ari uwa Ndimbati. Ese ubundi tukiraho wowe koko urabyemeza koko ko ari uwa Ndimbati? Njye ntabwo nabyemeza 100% kuko nemera ibyo umuntu ambwiye nta nubwo bishidikanya. Ni ukuvuga ngo we mukuri kwe yarambwiye ati ntinya Imana ntinya n'abantu ngende umukobwa wa Ndimbati ko nabanje ndamurahiza ndamubwira nti murasape no mu kiganiro naramubaje nese byaba ari ugutwika kuri ya Joyeze yihoma kuri Juno ngazamubera umugore arambwira ati nge ntago ari ugutwika ni papa ati kuva ku myaka 6 kuva ngiye gutangira ishuri banyuriraga ko ngomba gusanga papa akandihira ngo rero urumva ku ruhande rwe aziko neza ko Ndimbati ari papa we ahubwo icyo ndi kwibaza none ni kimwe Ndimbati aremera ko uriya mukobwa ari uwe. Oya none se reka nkubwire wowe uri umubyeyi ufite imyaka ukajya kubona ukabona umukobwa aje imbere ya kamera murasa hari umuhungu nakoresheje ikiganiro asanga King James ariko nta kintu bapfana. Ngwiki asanga King James 100% kandi nta kintu bapfana. Ni umuhungu uri mu gikoresho TikTok wenda baramubonye sibyo ariko ahubwo nanjye ibyo bintu baramamagaye baranabimbwira niyo mpamvu nje mu kiganiro nkibaza ngo ese Ndimbati nge hari ikibazo nabajijwe ndongera ntungurwa no kukibona no muri comment zawe barambajije ngo mu myaka 6 Ndimbati yitwaga Ndimbati atekereza Ndimbati nayo kuri comment yitere comment ku kiganiro aho gati mu myaka 6 y'uwo mwana ntago nitwaga Ndimbati yabyiteye mu comment ntago yitwaga Ndimbati none ahubwo ubwo se twahamagara nge ndumva rero twahamagara umwana reka muhamagare ngewe n'ubundi ndashaka ko tumuhamagara tubanze tumenye byinshi kuri we kuko urumva umwana atazaha abantu bari kugira ngo nagatwiko urumva ndi kumva nimero iri gucamo nako reka manze muhamagare mama we kwanza kanza muhamagare urumva wabanza ugahamagara na mama we kumva ibyo ari byo kanza muhamagare mama we kuva yima ejo mu kiganiro nimero ya mama we yanze gucamo cyangwa telefone yarayiriye kandi ninjoro yigeze gucamo ahubwo sinamuvugisha reka mvugisha ni hatari kabisa ibaze noneho dusanze uriya mukobwa aragatwiko wanda aranyihamagaye kamwita. Yes hello yes witese umeze neza umeze fresh cyane nagari cyane so umva nkubaze rero nandi mu kiganiro sibyo ndi kumwe na Mimi sibyo none nendaga kukubaza hari ibibazo ejo tumara gukora ikiganiro Ndimbati yaramamagaye sibyo arambaza ati rero uwo mwana ku myaka 6 yanjye nako ku myaka 6 yanjye ntago nitwaga Ndimbati arambwira ati izina Ndimbati nta nubwo rimaze imyaka 5 ibyo bintu bihurira n'ibyo nge nshaka gusobanukirwa. Tubwire nyine kuki wowe ngo ku myaka 6 wahise umenya ko papa wawe ngo ari Ndimbati gute bigenze bite? Yewe izina nabwiwe nkiri umwana izina nabwiwe nkiri umwana naryibagiwe ariko kubera isuri narayifashe twararebye filime yiwe ari gisanzwe filime nyine turi kumwe na Edi. Muri kumwe nande? Na Edi. Icyo gihe ufite imyaka ingahe mureba filime yiwe? Ntabwo nabyitayeho cyane sinababwibuka ariko noneho ambwira isura ariko izina ryo sinababyibuka none reka nkubaze kabona uri kuvuga ngo uri gutwika umukobwa we kweki wumva watwika ugatwikira kuvuga ko mama wawe uri yawe Ndimbati ari papa wawe nese ko abantu bari kuvuga ngo ni ugutwika. Ikindi kibazo nakubaza
urumva Wiki? ikindi kibazo nakubaza sibyo sorry ndimbati yagwamaga kuri telefone Ubwo? mwavuganye se murumvikana basi umwumvisha ko uri umwana we arabyumva cyangwa Twavuganye? Twari tuvugana nyine ukumva ari kumbwira ngo wasanga ari byo namubwira ahantu hari nyine mu mujyi mu gatsata akambwira ngo wasanga ari byo te ntabwo nabihakana ariko simbizi neza. okay nta kibazo ni uko nguko ndimbati yakwibwiriye nta kibazo ubwo ayo makuru aba ahagije buriya nimba na papa wabishidikanyaho gato uwo wita papa wabishidikanyaho bishobora kuba ari byo none ayo makuru ariko tubwiye ko ndimbati mwavuganye byo ni ibyanyabyo Ndimbati twavuganye ni ibyo ngibyo yakubajije hanyuma kumubona gahunda yo kumubona imeze iti twapanze ariko twari twapanze ko turi bubonane uno munsi ariko ntibyigeze bikunda. okay sawa nta kibazo reka tube njye nicyo nashaka kubaza kuko urumva njye nashaka kubanza abantu bari kureba ikiganiro kuko urumva ko twakoranye ikiganiro ariko abantu benshi bari kuvuga bati ni umukobwa nazanye ndamubwira ngo ndabona usa nka Ndimbati ngo ubwira abantu kuri umwana Ndimbati ngo bareta bakureba niko abantu benshi bari kubitekereza sibyo so ubwo nyine nagiraga ngo icyo kintu kigire clear tu uciye clear abantu bamenye twahuye gute ukuntu nyine batazigira ngo ni wenda umuntu yaraguhimbiye gutyo none ko Mimi nawe yatangiye kugira ubwoba nawe afite ubwoba ariko ati uyu mukobwa ashobora kuba yarambeshye ngo ushobora kuba aramuhetse mu bantu benshi batangiye kubishidikanyaho none nyine ni koko sawa nta kibazo urakoze urumva rero ko urumva ko ariko kuri na Ndimbati ari kubishidikanyaho noneho urumva rero afite ikibazo nawe urumva ikibazo wari ufite kidakemutse shange ndumva rwose bikemutse niba koko Ndimbati yamuvugishije ko nanjye yampamagaye mu gitondo ndi kuza mu kiganiro arambwira ati shati Ndimbati nyine yampamagaye ati ubu tugomba guhura amubwira nti wabugize amahirwe hari n'igihe yanagupangira wenda akakurihira ishuri nawe ukajya mu ishuri nk'abandi bana cyangwa se niyo wakiga umwuga ariko ukaba hari ikintu uvuga uti papa nanjye namukuyeho iki kintu harambwira ati rwose turi gupanga ati nubwo ntarabona uruhushya neza atari ko arashaka ko duhura ati kuko nawe haravuga ati turasa rwose aranabyemera ko banasa njye niko yanyibwiriye ku giti cyiwe ubwo rero ubwo abyemeje n'imbere ya kamera no mu kiganiro twebwe ndumva nta mpamvu yo kuguma kumutekerereza ubwo impungenge zirashize n'abafana bagomba kumenya ko hari umukobwa wa Ndimbati hanyuma none nta ngaruka birimo njye ndumva nta ngaruka none se ko umwana yabonye se ingaruka se nizi ayo mwana we ari kuba yabonye se bari kubimushinga kubitekerezaho bavuga ati umwana nyine ukuntu bari urumva impande zombi hari gushidikanywa none urumva kino kiganiro ni ikiganiro kimaje kuya comment hafi zigera muri 800 urumva izo comment zigera muri 800 hafi ya bose bari kwati n'uwa Ndimbati nanjye nabonye baranase n'uwa Ndimbati abantu bose niko bananjye benshi bari kumbwira ese Mimi nayo urangiye ntabwo njya mwizera kujya ukora ibintu byinshi byo gutwika ukaza no kuri bose niba utizera marayika murinzi nanjye ahubwo uzizera ndimo ndibaza ni ari wowe nuramukobwa mubaye mwariteranyije ahubwo ukagenda ugiye hari iwabo ko nabonye mukoresha ikiganiro ngo ari kumwe n'abana ku kiganiro kiri kwica nawe bita Mimi nyawe bagenda banarikirebe urumva umva naravuze ati waragiye zaswingi za ugahura n'umukobwa ukabona baratse ukavuga ati ndashaka gukora ikiganiro uri umwana wa Ndimbati none ndakubaza ubu ngubu kuba yakwamamara gutya ari kwamamara abanyamakuru bose barandaje ijoro bampamagara ndi muziye nyungu zo kurara ntasinziriye n'ubu ndi mu kiganiro nsinzira kugira ngo njye gufatira umuntu plaka ngiyo ndari ntasinziriye ngiye Mimi tuganire kuki wavunitse cyane ushaka kuri umukobwa mukoresha ikiganiro
reka nkubwize ukuri njyewe yambwiye ubuzima bubi yabayemo sibyo ambwira buryo ki yacunagujwe ndamubwira ntumuvuna amaheto nkandimba ati aguma ariho arya amafaranga yamamara wowe uhangayitse ukora akazi ko mu rugo ubayeho nabi wakabayeho nk'abandi bana bafite base babakire ndamubwira nti mfite umuntu wabigufashamo njyewe nababajwe ariko uzi kugira ngo umugabo nkandimba ati yifatira aguma abayeho neza muri Kigali azwa ari umusitari umwana we ari kubabara ari mu kazi ko mu rugo ese yarazi kuri ari umwana we nyine nanjye niyo mpamvu nkeneye ko abimenya rero none se reka nkubaze reka mwisi niyo tutahembwa Imana izaduhemba wa muntu reka nkubwire naho akora ibyaha byinshi ariko ugafasha umwana nk'uriya akagira amahirwe akabona umubyeyi we ahora avuga ati mima Imana imuha umugisha yaramfashije yumva icyifuzo cyanjye ko ngihanganije nk'umuntu yizeyemo ubushobozi asanga nta n'ubushobozi mfite ahubwo turamutse dusanze atari uwe ubwo haba harabayeho kwibeshya kwa nyina kuko nyina ni wamubwiye ko ari uwe yego none se ko ariko yambwiye ukamubagara nyina sinzi ukuntu impamvu nyina tujya ugomba guhamagara mama we kuko umwana arakwemeza ko ariko nyina yamubwiye ubwo ukuri kuri hagati y'umwana na nyina kandi ni n'uburenganzira bw'umwana gushaka se none niba yarabwiwe nanjye ubusayize umbwiye ngo papa wawe ni runaka ngomba kumuhiga ntiyanandyamana mpaka mubonye hari n'undi mukobwa noneho nawe ejo bundi nakoresheje ikiganiro umukobwa nakoresheje ikiganiro ejo bundi nawe agize imyaka hafi 23 ntago arabona se ntabwo yaje Kigali gushaka se gusa impamvu mbyemera ko ibyo bintu bishobora kuba ari byo sibyo buriya nanjye papa na mama barasezeranye barabana nyuma haza kuba impamvu zabo batandukana mfite imyaka 5 papa yari umusirikare ndakura ngeze mu wa 4 segonderi urumva nari mukuru pe nanze ishuri ndavuga ntubu ngiye guhiga papa nzengereza mama wenda amahirwe ye nuko yaragiye azi amabatayo yagiye akoreramo agenda agerageza guhiga ajya za Gabiro ajya ku murindi wa Nashaho yabereye umwarimu urumva aramuhiga paka afatishije nimero ze nuko n'abazengere wigeje kuzengereza mama wawe ushaka papa wawe yego naragiye musanga hari yakibiro icyo gihe umaze kugira imyaka ingahe nari mukuru nge nigaga mu wa 4 segonderi nejo bundi 2015 kare ufite imyaka ingahe asubwo nifite imyaka ingahe ubu mfite 27 ubwo icyo gihe nari mfite ingahera nigaga gusa nari nzi ko nari ndi mu wa 4 segonderi mu gihembwe cya mbere hari muri 2000 ngufashe kubarasa byari 2015 ubu ngubu hano nakora imyaka 9 ubwo wari ufite imyaka 16 ubwo nawe ku myaka 16 nawe nibwo nazengereje mama ndamuzengereza bihagije mbwira mama ndamubwira nti rero mama wowe na papa kuba mutarigize mutangana gatanya ntago bindeba nimushaka muzasubirane kuko ubu tuvugana n'umugabo wawe by'amategeko ariko kandi kubera kwanze mufitanye ibyaha ntazi mwapfuye ariko nge papa ni papa ambonye yankunda kuki utahukanye wenyine ukanyahukanana iyo unsigira papa wanje mama ndamuzengereza bihagije bituma ahiga papa nimero ikosa uriya mukecuru wuno mukobwa atakoze yakoze nuko atakoze nk'ibyo mama yakoze nge mama yampigiye nimero arazima nza guhiga papa kuri telefone ndamubwira ati papa mama yambwiye ko uri papa n'amafoto yawe iyo nyabonye noneho twebwe urumva ko abo bakoze n'ubukwe n'amafoto mu rugo yabaga hari nitwaje ifoto hajya ngenda mureba nkareba no ku ifoto kurumva nge nago nirebaga ngo menye ngo turasawaza ubwenge twe ni kera urumva warireba akavuga ati ndasana ndimbati nge sinari mbizi ko tunasa gusa barambwiraga ngo murasa umubonye ngo wamumenye nge nitwaje ifoto ya papa na mama baciye mu rukiko ndabyibuka mama yari yambaye koroni ni kera yari nta n'isuti yari yambaye kera bakoraga ubukwe batambaye n'amasuti ya muri za 95 ubwo ngubwo abantu bakurara bagusetse nukuvuga ngo icyo gihe mama yakoze ubukwe yambaye koroni nta n'isuti ya n'isaha ubwo nyine umukobwa wambaraga isaha yabaga ari uwo mu muryango ugerageza mama yihangana ariko naze kunuka nasetsaga abafana noneho ubwo ngubwo ifoto ndayijyana ndavuga ati papa urumva nyine papa yahemukiye mama cyane mama ararakara yanga ko nzajya njya gusura papa mara igihe kinini ntabona papa nasanze papa yaranashaje yarakuze yarabaye umuntu mukuru kandi ifoto ze yarakira umusore ariko mweretse ifoto arabyemera mujyanira n'ifoto yanjye mfite imyaka 5 ndakana yaranguriye agakanzu kitwaga papa arankunda n'agasaha ndabimujyanira nyine papa turaganira atokana ahantu mu kabari we yarakubonye arakumenya papa wawe urumva namweretse amafoto nge nari mfite ibimenyetso bigaragara wabwiwe n'icyo ahantu ari
naramuhamagaye mama yanshakiye nimero arazima ngeze hawe n'umugabo witwaga Yasini uramuhamagara umugira ngo ukoraga ku Murindi naramuhamagaye nambwa ati papa ndagukunda ushobora kuba waranganye na mama mufite ibintu mupfa ariko icyo nzi cyo nuko ngiye unkunda niyo magambo namubwiye yonyine arambwira ngo butuvugana uri hehe narindi kwa marume ku Murindi ndamwangiye ndi ku Murindi icyo gihe nigaga hano kwa Kanombe yego ndatega papa musanga Kimironko ahantu bita kwa Rwahama turabona nanjyana ahantu mu kabari aranamenya ndamubwira nti dore dufoto mama yamaye ngo nitwaze kugira ngo bashe kunyibuka papa yarambonye aramenya ahamagarana na masenge nawe ubi Kigali no kuba ngiye nari mfite nayo mafoto nta n'ikintu yari kurenza ubwo nyine ndavuga nti rero kandi koko abantu bose baravugaga ngo turasa abantu twari twicaranye mu kabari yarababwiraga ati mwana ukuntu mfite umukobwa w'inkumi urumva yarashimishijwe no kumbona ku myaka 5 haraciye imyaka 11 atambona niyo mpamvu rero njye ntave buno mukobwa ngo mvuge ngo ntago ari papa we kuko nanjye nabonye papa aciye igihe kinini avuga ngo ikosa ririho ni mama utari kuba yajya ku murongo ngo abashe kuba yakemura ikibazo gihari ariko kandi ubwo nandimati yabijemo n'ubundi bizakemuka kuri kuzajya hagaragara gusa ntago namushyiraho urubanza ngo mvuge ngo ntago ari uwe kuko nanjye urumva iyo case nayinyuzemo ni nayo mpamvu numvishe ikibazo kiwe ntekereza uburibwe nari mfite gishuri nararitaye ndavuga sinzasubira ku ishuri ntarabona papa nawe rero nawe aravuga ati ndashaka kwita papa byibura mwite ngo papa ninshaka ahita agenda yirukange nazongera no kumvugisha ariko nanjye namuhamagaye papa urumva ko afite ikibazo nk'icyo nari mfite naramubwiye nti ndagushakira uburyo bushoboka bwose niba ngombwa nzajya nanatega tujyane ariko ubone papa wawe nibwo buryo namufashijemo ko nanjye byambayeho pe bibaye ngombwa ko nkiri ubuzima bwanjye hanze bitari ngombwa kubera ikibazo cy'uriya mwana umbajije impamvu nahihibikanye ubundi uranampemukiye ntabwo byari ngombwa ko nkiri ubuzima bwanjye hanze oya nakunda ariko tugomba no kumenya burya tugomba kumenya impamvu yatumye kuko buryo wavunitsemo shana naraguhamagaye mamagara musana ndapfa duke ndavuga ni umunyamakuru wese mfitiye nimero agomba kukugeza kuri papa wawe kubera ko birababaza pe byambayeho igihe ariko uziko man uziko uvuga ngo ndashaka kurya umureti kavuga tubungu papa hana ariko koko kweri cyo kora cyo gusa nagize amahirwe pe sha muryango wa mama Imana igiye umugisha icyo gihe se papa na mama bongeye kubana ntago bongeye kubana n'ubu ntago bari abana papa yarabinsabye ariko mama yarakaniye nigeze mikoro ruguru gake yego no kuvuga ngo papa tubonana yansabye kuba yasubirana na mama yego urumva kuko urebye ibintu bapfuye narabitekereje sangane n'ubugoryi kuko naramuganirije arambwira ngo bapfuye ko mama yari umuturage ngo nyine ngo yararebye ngabona ngiraka afite ngo ritamwemerera gutunga umugore w'umuturage kandi papa yari iniga nyine ubwo yaragiye Kigali ashaka abakobwa nyine nawe urabyumva ngo bafite umugore nyine aho ngaho ariko mama yanze gutandukana nawe yaravuze ati nzarinda mpfa ndi umugore wawe bisezerana noneho mama agiye yamuganiriza mu rugo akambwira ati njyewe ngomba gushyingurwa nk'umugore w'isezerano ntanga gatanya ashyingurwe nk'indaya kandi narasezeranye ntibibaho none se mama wawe kuki yanze kongera guhura kubana na papa wawe ni ukuvuga ngo urumva papa yagiye amukorera amakosa menshi urumva ko papa twaraganiriye buri muntu w'umugabo ujya kwemera ati rwose naramubangamiye aba yarabikoze njyewe ubundi nari narakariye mama amubwira ati yo wahukana wenyine ko wajyaga kwa nyoko nanjye we yajyaga kwa se na nyina njya kankura kwa papa urumva ariko ndekera kwa papa wakajya kwa se na nyina noneho ugasigana na papa wawe ngisigarira kwa papa nyine ugasigarira na papa yawe none ko we yaragiye kwa se urumva nyine nari umwana naribazaga gute wowe uza kwa papa wawe njye ukankura kwa papa iyo ndekerayo urumva ariko nyine naganiriye na papa nza gusanga papa bitewe n'akazi yakoraga nubwo yabonekaga kenshi yagendaga akamara n'amezi 3 atarataha 6 urumva ariko amafuti menshi papa yarayemeye arambwira ati mama Ngabire rwose nta n'undi mugore nzabona nkawe byibura we yaranihanganaga kuko mama yaranasengaga arambwira ati abyemera kuko ndabizi ko akinkunda kuko mama yaza kuba atakimukunda urumva ninjye mfura yiwe yari no gushaka undi mugabo ariko yarabyanze aravuga ati nge nzashyingurwa ndi umugabo gore wawe ubwo si byatumye ubuzima bukugora kubera kubaho udafite abo babyeyi bombi ngewe urumva kubera kwa nyogokuru bari bafite amafaranga ntabwo ubuzima bwigize bungora pe narize yewe ngeze no muri segonderi nza kwa marume hano ku Murindi nta kibazo nize mpura nacyo ahubwo wenda nyine ikibazo cyabaye mbasaranye nyine babwa ati ngiye caka papa urumva nanze ishuri ndi degembya doyansubira kwa nyogokuru nyenge kuba mu cyaro bituma nyine
nyine nanga ishuri nigira mu byanjye nigira gushaka akazi nyine ubona ko mbaye nkujya kure y'umuryango. Nanone hari ukuntu tubona abakobwa gutya baza bagatwika imihanda bagatwika sibyo? Nka Mimi hari umuntu kubona bateye umukobwa bari gutwika n'ibiki bari oya byo biri seriye ntago ari ugutwika kuko ngiye ntago buriya ariko sana biri nabyumvishe ntago ngiye natwika ngo nzanemo mama wanjye nabyumvishe biri seriye kandi noneho nubwo natwika ngo nkubwire ngo nigaga Kanombe nta kumurindi kwa marume kuko abantu bose barabizi imihiga nabo baramuzi. Nje nabyumvishe kintu nashaka kumva kuri ako kantu. Urumva nimba uvuze gutya ubuzima bwawe nyine wanyuzemo abantu akaba bari basanzwe babona ari iminyuza nyine bagufata ukundi kuntu. Ngiye nabaye mu buzima pe ntago navuga ngo wenda nabaye mu buzima bubi ariko namwe abanyeshuri murabazi naragiye njya gukora ahantu no kugusa akazi ntago nize nkora akazi ko mu rugo ko ngiye nakoraga akazi ko mu kabari nkanayagura ibyo nikenereye mu rugo nakenera kujya kubasura bakantegera. Nari igishishwe kiri aho ngaho ngurira abashiti banjye gutaha nakoze indego ko nake wano narahakoze ariko ngewe mu gutaha mu rugo nibo banyohereza agatike kwa nyogokuru. Ako aho uri munini gutyo ngewe nari munini pe. Yego ni ukuvuga ngo wenda naje guhura n'ubuzima butari bwiza nkimara gutwara inda ko mu rugo bararakaye barananyirukana ariko byari byo kuko nyine nari nabasebeje narabarakariye imyaka igera muri ngahera nko muri 5 gusa ndongera mba umwana nyine yego ntabwo tubana nagiye muri ghetto ndibana ariko byibura ubu ngubu turanasurana nkajya kwa marume bakanyakira nkajya kwa nyogokuru bakanyakira nyine kwako baranyirukanye bagira ngo nanjye nitekerezo bamenye ubwenge mbashe kubaho mbashe guhiga ubuzima mbashe kubona ko nanjye mbyaye undi muntu kandi uzakenera kubaho bituma nyine menye ubwenge nabona akazi noneho nkakora biri seriye nkabika amafaranga umwana wanjye nkamurira akabasha kwiga bituma babona ko nabaye umuntu mukuru nyine barangira bangarurira icyizere nyine. Hanyuma ibikuraje ugira ubikurahe? Ngiye rero ibikuraje ngira mbikura ku mwana wanjye nshimishwa mu buzima. Wakurikije umwana wawe? Nkunda umwana wanjye nyine iyo mubonye iyo mbonye umwana wanjye pe bituma ngira imbaraga zo gukora nkumva ko ikintu cyose ngomba kukigeraho. Akusubije neza cyane kuko urumva ngiye ntago nabaye nk'abana bakobwa bibishushwe urumva niba baranyirukanye ku nda y'amezi 2 nta muntu wari wakamenya ntago bari benshi bari babizi ko ntwite iyo nshaka nari kujya ku ruhande nkanayikuramo ariko nahanganye nayo ngenyine ndayihanganira nyine ndarwaza ndahiga mbasha kubyara umwana wanjye agiye kuzuza imyaka 6 mu mwana ni wowe mureze wenyine? Ninjye murera ngenyine na se yambereye imbwa pe. Harajya nanigaya rwose amenye ko nubwo ari umubishop yirirwa abwiriza ijambo ry'Imana ariko amenye ko yabaye imbwa pe. Umugabo utatangana mituweli ya 3 bro umugabo nahamaganga mugati mu rugo banyirukanye hayohereza n'ibihumbi 10 ni imbwa pe. Gusa nyine kandeke kumutuka kuko twabyaranye nta kundi nyine ubwo ngubwo babanje kunyirukana mu nzu nini banshyira nyine mu nzu yo hanze nyine ndahabyarira navuye mu nzu yo hanze mfite umwana w'amezi 9 bansaba imbabazi bamaze kunsaba imbabazi barambwira ati nyine twarakosheje twaraguhanaga nk'umwana ndonyangaruka mu nzu nini nyine umukecuru bahita bamujyana i Kigali nanjye ubwo ndavuga ati ntago bino zima nabushobora nyine hano ngiye nyine na mama bambwira ati natwe twigendere mwiyizire Kigali natwe twigendere. Wabaga mu cyaro? Nabaga mu cyaro ngiye. Kihe cyaro? Nabaga mu cyaro cya Kayonza ahantu bita za Kabarondo niho mu rugo. Niho nabaga. Ikunze kuba natwe twizira i Kigali nyine amafasha umwana nshinga akabari ndacuruza nyine abantu baranapfasha. Amafaranga yo gushinga akabari yakuye? N'abantu bamfashije buriya mu cyaro haba abantu beza urabyara umuntu akakuzana 5 ndakakuzana 10 ndakakuzanira ibirayi undi bishyimbo nyine baramfasha nshinga akabari ka make karaho kamakesa 3 kabasha kundinda nyine kumwara umunyu ntubure mu rugo nyine gake ya ubu ngubu aho mbasha kugeza ku mwaka n'amezi 7 umwana agize umwaka n'amezi 7 nyine njya gushaka akazi bisanzwe nkorera abandi mama nasigara dundaguza utwo ngutwo nyine kubwo amahirwe tubona ubuzima bugiye bugenda neza murabona ko nyine hari umuntu abagenda agera ko bigaga kuri umukobwa mwiza ubuzima busanzwe utunzwe n'iki ukora iki? ni ukuvuga ngo nyine mu buzima busanzwe nyine amafilime ngira ngo urabizi ntabwo wajya kuri teri batari buguhemo na makeya agenda aboneka
n'abashuti banjye n'abafana banjye akagera cyangwa bananyohereje amadolari nka 30 akambwira ati wabaye intwari rwose nshimishwa nuko njye niyo tuvuganye nkubwiza ukuri ndakubwira nti ntumbone nk'umukobwa njye mfite umwana ndera wanjye nabyaye nk'amasomo yatangira nkabona umuntu anyohereje amadolari 50 ati wongera nyure yuko umwana ajya ku ishuri n'abantu biyongera n'abafana banjye n'ukuri rwose ndabashimira n'abantu bakorewe aba diaspora ndabashimiye aho muri hose ntago ndamenya kugenda ntandukanye ibihugu gusa njye mbona handitseho ngo 1 ngo 8 ngo 1 ngo 6 ntago ndamenya ngo baba bari he ariko njye kubona nk'abantu dufaranga turaje pe kuri baramfasha ntago nabashinza hatabayeho kubwabo naba narasebye ahubwo naba naratoraguye n'amashashi nanjye ubwanjye nabona ikiraka nkagikora nzi no guhinga nzi no kubagara ibishyimbo ariko uziko nabaye mu cyaro ntitwirinde kubeshya uyu ntago ari ukubeshya njye nzi nyine we ntago uzi guhinga ikintu ntazi ni ugushinga iyogi ariko nzi guhinga intabire bateramo ibishyimbo njyewe tujye tureka kwigira abanyakigali rega ngo dukabye umuntu ntakabona ari muri Kigali ngo agire ngo yayivukiyemo njyewe nzi guhinga intabire bagateramo ibishyimbo ikintu ntazi ni kimwe ni ugutera ibishyimbo kuko haraho mbitera ntibimere ngatera hamwe nkasubira hamwe hakamera byinshi ahandi ntibimere kubera iki se nyine kubera hari ukuntu utera ntumenya aho wari uri kandi abakecuru bo bashingamo agati njye nkabyibagirwa ku gashinga ngatera nkagenda nagaruka ngayoberwa nkongera ngasubira inyuma bigatuma hari aho bitajya ariko icyo ntazi ni ugushinga iyo ariko njye nzi guhinga intabire bivuze ngo umuntu ufite akazi ahubwo ajya amamagara njye kumuhingira ahantu azajya atera ibishyimbo yego wigeze uragiraho so kurya umuntu yakuragiza agatungo cyangwa wakarya nyine nararagiye kera niba kwa mukecuru ariko ubu ngubu ntago nabona aho ndagirira nyine kwamba ndi bumukode nyine umuntu akuragiza agahene ubwo se nagashyira hehe mu cyaro ngo usigakunda ka brushette oya njye agatungo ndagakunda kuko kera nkiri kwa mukecuru nanjye nabaga mfite agatungo nigize kuragira agahene karanabyara kajya kabyara 2 nyine nkagakunda nkakarera nkanakagaburira yumva ariko nyine ubu ngubu ntago umuntu yabona aho kororera cyo kora ubu ngubu mba numva nakorora nk'agakoko uko agakoko ugashyira no muri saro kakubika ibase umva se nari umunyacyaro wose agakoko karasohoka kagaruka ugahita ukubika ibase kakagumamo aho ngaho kuko nta nubwo kanagora no wahita unakabaga amasegonda make oya kukabaga wabaga agatungo woroye wowe oya Mimi hari ibintu bigezweho by'uko abakongo dusigaye cyangwa abahungu basigaye bari abantu kuri social media cyangwa abakobwa akaba yatambutse yereko wamaje kuvuga ko ufite umwana umuntu ukubona akaba ati mimi ndamwikunda n'iki ubu ngubu uri tari kuba washaka kurya avuga ati reka gutamago ntago nashaka nonaha kubera ko umwana wanjye aracyari muto nkeneye kubanza kumwitaho ntago se yamurya ngo nanjye murye yego keretse bibaye ngombwa ko mbona umugabo keretse bibaye ngombwa ko mbona umugabo ufite umutima wa kimuntu atari nk'uwo twabyaranye umugabo mbere na mbere kugira ngo ambwire ko twabana nuko yabanza akankundira umwana akereka umwana wanjye urukundo nkabona akamwitayeho nkabona akamukunze ariko nshobora kugendera kuvuga ngo runaka yankunze nkita ku isura nkagendera ngo ni mwiza ngo ni bogare ugasanga umwana wanjye abihuriyemo n'ikibazo kandi njye nkunda umuryango wanjye buriya reka nkubwire ese buriya ikibi rero buri ikibi njye mbona ari uko umwana yababana na mukase haryugo apana kwana haryugo iyo ari umugabo ushatse umugabo yaba ari iki cy'umwana wawe yaba ari umugabo wa nyina niko babyita ntabwo ubwo ni mukanyoko mukase ni umugabo wa nyoko yaba ari umugabo wa nyoko ubwo urumva njyewe ntekereza ko umuntu washatse tuvuge nkawe ubana n'umugabo noneho umugabo akaba ari uwo nguwo umwe mwabyaranye akahita ashaka undi mugore namara gushaka undi mugore wa mwana wawe akaza akahaba urumva babaye kwa mukaza nazi ko ibyo ari byo bigorana ni ukuvuga ngo mu gihe naniwe kurera umwana nabyaye nkashaka umugabo urumva umugabo wanjye bikaba ngombwa ko mbwira nta kibazo ni ukuvuga ngo mu gihe nshatse umugabo wa mugabo twabyaranye akaza gukurura amakuru agasanga ko umwana twabyaranye ariwo mu buzima bubi yemerewe kuza agatwara umwana yabyaye n'amategeko y'u Rwanda arabyemera mu gihe wabyaye umwana ukajya gushaka undi mugabo
umwana akabaho mu buzima bubi uwo mwamubyaranye akifuza kumutwara araza amafaranga umuciye akayaguhereza akagutwara umwana mujye mutashakanye babyita inkwano mujye mutashakanye iya ku mwana we akamutwara mu gihe yagejeje imyaka 7 iyo atarayuzuza aba akiri ku ibere mu gituza cya nyina ariko iyo wamutaye n'ubundi baramutanga kuri umufasha umwana akamusigira mama bashaka umugabo mubi ntamfashe umwana mama akabaho nabi akajya guhingira amafaranga tugakena tukaba mu buzima bubi sibyo urumva byaba ikibazo gikomeye wa mugabo twabyaranye nawe yahita agaragara yaza gusura umwana yasanga abayeho nabi bigatuma atanga ikirego cyo gutwara wa mwana kandi bakamumuha bitewe n'uko we afite ubushobozi bwo gukomeza kumurera okay reka dusoze uyu munsi wakoze ikiganiro noneho utuje uri kuvuga ku buzima bwawe ntabwo twari tuzi ko nawe rwose uri umukobwa waraciye muri haso n'izo ngizo twajyaga tukubona uza mu mihanda iki n'iki reka nkubwire Slim Ciza mani biriya bintu wowe ubona umuntu ari gutukana urumva Siri ubona umuntu ari gutukana ukabona umuntu ari gushwana urumva ukabona umuntu ari kuvuga ibintu bidakwiye ukagira ngo niko ateye mani biriya nakazi umuntu bari guhiga imibereho uri gushaka ukubaho je ntago hamamagara ngo mbwire ngo ntukira Joyeuse ngo mbere kumugutukira uri bunyishure ndamutuka umereze 5 ntahengurira umwana wanjye ibirayi uri kumva ejo nuntuma Jack nzamutuka muhe n'amabere yiwabo yose kugira ngo ugire ute je umwana wanjye abone ibirayi nase umwana wanjye azicwe n'inzara kandi Imana yarampaye umunwa wo kuvuga ntago bishoboka ariko mu buzima busanzwe wenda impamvu kino kiganiro mba nkikoze bangira ngo nereka abantu ko ntago ibyo umuntu burasa Esperance niko ateye aratukana mu mafilime agashwana agakora ibintu biteye ubwoba ariko mu buzima busanzwe aba ari akazi hanyuma inzozi zawe ni izihe uba wumva wifuza kugera kuki no kuvuga ngo nje nyine inzozi zanjye banumva nshaka kuzabaho nishimye ntago nkeneye kongera gusubira inyuma ngo niba narababaye nkomeze mbabaye nshaka gushaka umugabo unkunda ariko kabone niyo yaba ari umukene ariko ankunda urumva tugashakana ubuzima tukabyarana abana tugakomeza umuryango ukundana ubundi ibindi byose umuntu abifashwamo n'Imana ngiye mu nzozi mfite no kubaho neza ariko Imana niyo ya mbere igomba kuntegurira umuhanda okay dusoze rero abakunzi bawe harya ubwo bagusanga he harya ni kuri Miminyawe TV nk'ibisanzwe yego nimero za telefone nagujye uzitanga ku bantu muzikeneye nazibabwira zivuge nta kibazo dore tunitangire passe yirukanka oya nta by'amapasi nakubwiye ko ngifite byinshi nkeneye uretse ni ngombwa kuzibabwira zivuge nta kibazo okay ni 078 71 78 185 subiramo rimwe 078 71 78 185 sawa urakoze cyane